nagira ngo dusome Zaburi 119 umurongo w'105. Zaburi 119 umurongo w'105. Aravuga ngo ijambo ryawe n'itabaza ry'ibirenge byanjye n'umucumurika mu nzira yanjye. Amen. Dufite intego ivuga ngo umuco w'iritabaza ntukazime. Nagira ngo mvuge uburyo butandatu bwo kumurikirwa, namwe muzongeraho ubundi. Iritabaza iyo rikumurikiye bwa mbere usobanukirwa kuri umunyabyaha, ukagira agahinda mu buryo ukagira agahinda gatera kwihana kuticuzwa. Iyo kuva Adamu akoze icyaha kugera uyu munsi, umuntu ni umunyabyaha, umuntu ni mubi kuva kuri Adamu. Yesu yaje ari itabaza rimurikira abari mu mwijima. Yohana igice cya mbere aravuga ngo yaje ari umuco, ariko umwijima ntiwabasha kwakira uwo muco. Bibiliya iravuga ngo yaje mube abe ntibamwakira, ariko abamwemeye, abamwizeye, abamwakiriye yabahaye imbaraga zibahindura kuba abana b'Imana. Muri Kristo niho honyene umuntu ashobora kumurikirwa, akamenya ko ari umunyabyaha, agasobanukirwa ko ari umunyabyaha kuko yamurikiwe. Iyo umuntu ataramurikirwa ngo amenye ububi bwe, akubwira ko ari umwere kandi ubuzima ariho ntaco butwaye. Ariko iyo yamurikiwe n'iritabaza asobanukirwa ko ari umunyabyaha. Hari umugabo umwe yitwa Paulo cyangwa akiri Sauli, yari umuntu w'umunyedini mwiza, yubahiriza imihango yose y'idini ataramurikirwa. Umunsi yatunguwe n'iritabaza, umuco ukamumurikira, yaravuze ngo urindega mwami nka kwizera. Aravuga ngo ndi Yesu uhiga. Uwo munsi arakizwa, Imana imukoresha ibintu bikomeye. Hanyuma uburyo bwa kabiri bwo kumurikirwa ni inzira yo kwezwa no guhinduka ku ngeso. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntabwo bihagije. Ntabwo bihagije kuko turi mu nzira yo kwezwa no guhinduka. Abantu bari hano ndabizi nka 99 mwese murakijijwe, ariko hari ikibazo kimwe nifuza ko twumvikanaho muri inzira yo kwezwa. Hari ukuntu idini ritubwira ko twera, rikatubwira ko turi abatagatifu, abapasire bagira ngo twungirije Imana. Ariko nagira ngo mbamenyeshe ko kwezwa biratureba twese, uhereye ku barepresentare go kugeza ku munyagice yaje uwo munsi. Kwezwa biratureba kuko umuririmbyi yaririmbye ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha nkajya mbyibonamo. Aravuga ngo buri munsi ujye umboneza. Ingeso za wa mubi zora zishaka kubyuka, uzirimbura uzicepe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. Nta muntu n'umwe bitareba. Yesu yaravuze ngo ishami ryera imbuto ajyanganyaho amahage yayo kugira ngo urusheho kwera imbuto nyinshi. Iyo umuntu yinjiye mu nzira yo kwezwa no guhinduka, amenya ingeso ze zitari nziza, akazibamba ku musaraba kugira ngo arusheho kugira umutima nkore muri Kristo Yesu. Aha hantu naho dukwiye kujya tubwira Yesu ngo atumurikire. Ubwo umubwira ngo umurikire n'ahatabona, aho umwijima uba, umutima ukangutse uzinutswe ibyaha. Uburyo bwa gatatu bwo kumurikirwa ni ugukira imvune zo mu mutima. Yesu ntakiza ibyaha gusa, avura n'imvune zo mu mutima. Mu yindi mvugo tubyita ibyumba by'umwijima. Hari ahantu haba hari umwijima, ahantu iyo umuntu yarakomeretse. Nzi abantu benshi biyanga kubera ubuzima baciyemo. Iyo asetse akaringa kabarangije kubera bambwiye ko mu kanwa ke hatari heza. Hari abantu bambara ibijipo bikubura bitari umwuka yabibategetse, ariko bambwiye ko utuguru twe tumeze nk'uduti. Hari abantu banga uko bateye bitewe n'ibikomere bahuye nabyo mu miryango no muri sosiyete. Hari abantu bakomeretse, bakomerekera ahantu hatandukanye, bakabaho baremerewe n'ubuzima. Uzarebe abarokore benshi bafite ibyishimo bike mu maso, ukibaza ko twageze aho Imana itangira ibyishimo kuki tutishima. Nuko barakijijwe yego, ariko hari ibyumba by'umwijima, hari ibintu bagendana nabyo biremereye kubera amateka banyuzemo, bitewe n'ubuzima bakuye, uburere bahawe mu babyeyi, ibikomere bakuye ahantu hatandukanye. Bafitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba. Yesu ntakiza ibyaha gusa, yaje no kuvura imvune zo mu mutima.
ndashimira radiyo Umuco ubuhamya mfite maze kwakira abantu barenze 3 nakiriye mvuye kubwiriza kuri radiyo akambwira ngo numvishe ijambo ry'Imana naringiye kwiyahura none sinshiyahuye uburozi maze kumena uburozi burenze 3 bw'abantu bakijijwe kubera baremerewe n'imvune zo mu mutima bumva ijambo ry'Imana barakizwa. Nagira nkubwire ngo ntiwiyahure ntiwigirire nabi, Yesu arashagira neza abantu bamukunda. Uburyo bwa kane bwo kumurikirwa ni ukumenya ko waremewe gukora imirimo myiza. Hari abantu benshi iyo babaho batazi ko Imana baremeye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu, akabaho ubuzima bwe akabunganya no kujya no kurongora no kurongorwa no kubaka inzu gusabamo, ntamenye ko turabi Imana yaremye ituremeye gukora imirimo myiza yose kandi muri Kristo Yesu. Nigeze numva umuvuga butumwa rimwe arimo kubwiriza aravuga ngo umuntu umwe yagiye muri misiyo y'akazi, hanyuma ageze mu ndege bamuha ibiryo, inama igiye gutangira bamuha ibiryo, na saa sita bamuha ibiryo na nimugoroba, agarutse baramubaza ngo tubwire uko urugendo rwagenze. Aravuga ngo twabaye tukigera mu ndege baduha ibiryo, inama igiye gutangira baduha ibiryo, na saa sita ibiryo na nimugoroba ibiryo. Baramaza hirya yo kujya habaye, ikavuga ati hirya yo kujya twarariye. Niba ubuzima bwawe bungana no kujya gusa uzaba uhombye cyane. Turabi Imana yaremye ituremeye gukora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu. Umuntu umwe yigeze kutubwira ngo ahantu hakize kuruta ahandi ni kwirimbi. Turamubaza ngo kubereka, aratubwira ngo nuko abantu bapfana imigambi itashizwe mu bikorwa. Niho hari amaproje aremereye abantu batigeze bashira mu bikorwa. Nagamba bwiza ukuri, mfite umugore n'abana 2, ariko umunsi Imana yampamagaye uko navuye mu nda ya mama ngenyene niko nzagenda ngenyene. Uwo munsi nzahagara imbere y'idacugwa kibera imbazi ico yantumye gukora mu isi niba naragikoze. Niba udasobanuka ibice Imana yakuremeye ngo unagikore, uzabuhombye, kuko uwo munsi nugera imbere y'Imana uzabibazwa. Iyo Imana itabaza rikumurikiye uhita usobanukirwa ico waremewe kandi Imana ikaguha imbaraga zo kugikora. Naringiye kukubaza ngo waba warasobanukiye icyo Imana yakuremeye? Niba utaragisobanukirwa, Imana iguha ubwo buntu uzabugiriwe neza. Uburyo bwa 5 bwo kumurikirwa, Imana igitumurikira idukura mu bibazo itujyana mu bisubizo. Ndatanga urugero. Abisirayeli bamaze imyaka 430 muri Egiputa, umunsi umwe babwira ngo igihe cy'umubabaro wanyu kirarangiye, nimuzamuke mu gihugu cy'isezerano. Kumanywa ibabera inkingi y'umuriro, nijoro ibabera inkingi kumanywa ibabera inkingi y'igicu, nijoro ibabera inkingi y'umuriro, irabamurikira kugeza binjiye mu gihugu cy'isezerano. Hari umunsi umwe Petero yararoba ijoro ryose ntiyagira icyo afata. Hanyuma uyu muco w'itabaza, Yesu umwana w'Imana araza arababaza ngo bana hari icyo kujya mufite? Arababwira ngo nibakure urushundura ibumoso berekeza iburyo. Bararoba ifi nyinshi, bwari bwo bwa mbere barobye amafi angana nkayo barobye. Igitangaje, iyi nyanja ya Galilaya kuva umunsi Yesu avuga ngo ni murobe ku manywa kugeza uyu munsi baracaroba ku manywa kubera ijambo Yesu yavuze. Iyo tumurikiwe, Imana idukura mu bibazo. Abantu bari hano Yesu yakuye mu bibazo bazi ko kubaho i Kigali, ariko bwa Yesu nibavuge ngo amen. Hanyuma kumurikirwa kwa 6 ni ukumurikirwa kudukura mu bujiji kutujyana mu bwenge. Murabizi ko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge, ariko hari ubundi bujiji bwinshi tubitse mu buzima bwacu. Yesu yatumurikiye tubuvamo. Abaroma 12:2 haravuga ngo nimwishushanye n'abiki gihe yamara muhinduke gose. Izindi Bibiliya ziravuga ngo muhindure imyumvire. Itorero nsengeramwo rimaze imyaka 80 ritangiye. Byaba ari ikibazo gikomeye ushatse kuyobora muri 2019 nkuko ryatangiye muri 40, ntabwo byashoboka. Haje internet, haje social media, haje ibintu byinshi bidusaba no guhindura imyumvire, tugahuza igihe turimwo n'ukuri kw'ijambo ry'Imana twamenye. Dukwiye guhindura imyumvire. Kera umuntu yajyaga kubwiriza yitwa missioneri, ari pastor, atwaye Bibiliya. Ubu ngubu nitutahindura imyumvire ntabwo pastor bikigezweho.
no kuba missionnaire ntabwo bikigezweho, ahubwo ikigezweho no kugenda witwa dogiteri ugiye kuvura ugatwara ijambo ry'Imana, no kugenda uri umwubatsi ukagenda uri umumissionnaire wo mu mutima ariko inyuma uri umwubatsi, nibwo bazakwakira. Nitutahindura imyumvire, isi iri ku muvuduko uri hejuru, bidusaba guhindura imyumvire. Hanyuma nagira ngo mbabwire impamvu yatuma iritabaza rikomeza kwaka. Igihe umwuka wera yamanuka, Bibiliya iravuga ngo buri wese bamubonye ikirimi cy'umuriro, kuko Imana itakije kimwe kuri bose. Byari bivuze ngo ngenda kwakirije, ariko udukwi two kwenyegeza uzatwishakira. Kandi ngira ngo nkumenyeshe ko nuzimya wowe abandi bazakomeza bake. Iyo umuntu afite intege nke yakwemeza ko abantu bose baguye, ni wowe wenyine, abandi barahagaze bameze neza. Uburyo bwiza bwo kwatsa ni ugusenga. Nituba mu mwanya wo gusenga tukabana n'Imana, itabaza rizakomeza ryake. Nta kintu cyasa iritabaza nko gusenga. Icya kabiri ni ukuzura umwuka wera. Biratangaje, mu matorero ya Gikristo bavuga ko ari abanyamwuka, tugeze igihe umuntu avuga nko mu ndimi bakamureba nkaho wagira ngo akoze ikosa. Ariko umwuka wera aracabana n'abantu bamushaka. Nitugira inyota yo kuzura umwuka wera, itabaza rizakomeza ryake. Hanyuma ubundi buryo bwo kwatsa ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi. Ikintu kibabaje, abanyafrika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko ntibisa n'ubuzima bwacu. Tuzi kubiririmba, tuzi no kubyigisha mu magambo ateguye neza, ariko ubuzima tubaho kuwa mbere no kuwa kabiri ntabwo babusa n'ibyo tuvuga. Nitwiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, rizigaragaza, itabaza rizakomeza ryake. Ubundi buryo bwo gukomeza kwatira itabaza ni ugukwiza inkuru nziza. Bibiliya iravuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi. Aho bigeze itabaza rirakomeza riraka. Ndibuka nge nakirijwe i Burundi, aho nantu nakirijwe barabandwa bagaterekera ku manywa, ariko umuco w'ubutumwa bwiza ugeze iwacu, n'abatarakijwe baretse kubanga, baretse guterekera, uko imirasire y'ubutumwa bwiza yageze iwacu. Ukwiye kubigira nk'uruhare kugira ngo abandi bantu bamurikirwe. Ubundi buryo bwo gukomeza kwatira itabaza ni ukwera imbuto z'umwuka. Aha harakomeye. Ushatse abarokore gusura insengero wababona, ariko kubona bene imbuto bishobora kuguhemba. Nitwera imbuto, Bibiliya iravuga ngo mugire ingeso nziza mu banyamahanga, nubwo babavuga nabi babasebye, nibaba n'imirimo yanyu myiza bazahimbaza Data wo mu ijuru. Ubundi buryo bwiza bwo gukomeza kwatira itabaza ni ugufasha abakene. Matayo 25:35 haravuga ngo nari nshonje, nari umushitsi, nari ifunzwe, nari ndwaye, nari nyotewe. Hanyuma aravuga ngo uworoheje hanyuma y'abandi mwabikoreye, ninjye mwabikoreye. Imifuka 100 y'umuceri wariye ni 0, isahani wahaye umukene uzayisanga mu bwami bw'Imana. Miliyoni utunze nyinshi utunze ntacyo zivuze mu bwami bw'Imana. Igihumbi wafashishije umurimo w'Imana uzakigororera. Hanyuma ubundi buryo bwiza bwo kumurikirwa, dukwiye gufata ijambo ry'Imana ryose uko ryakabaye. Hari igihe tuvugisha ibyo dushaka kwivuga ariko bidasa n'ubuzima bwacu. Intego yacu yavuga ngo umuco w'iritabaza ntukagere ukuzima, ntuzigere uzima. Nagira ngo mu gusoza babwire uburyo butuma itabaza rizima. Uburyo bwa mbere ni ugukora ibyaha. Iyo dukora ibyaha twaramenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, tuba tuzimye itabaza. Nagira ngo mubaze, ubuzima ubaho bwawe wenyine, wabukinamo filime wayirebana n'umugore wawe? Ubuzima ubaho wabukinamo filime wayirebana na pasiteri wawe? Hari igihe dukora ibyaha tukaba tuzi ko nta ngaruka bizatugiraho, ariko iyo dukora ibyaha tuba tubiba imbuto, kandi tuba tuzimya itabaza ryaka mu buzima bwacu, tuba turitwikiriza intongo. Hanyuma aya magambo muzi uzayabaze bene Aroni. Imana yababwiye kurinda umuriro wo ku gicaniro, bararangara bagera uko bajya kuzana umuragurano. Bibiliya iravuga ngo Uwimana bamanukura batwika. Imana
ikiraro ntirirwanira kuko kwera kw'Imana kuzagaragarira mu bayege. Ishaka abo twahuriye hano twese tugakomeza kurinda umuriro w'itabaza mukagera ubuzima. Hanyuma ikindi ni management itari nziza. Iyi Imana duhaye yerekwa idushobora kuriyobora mu buryo bwiza, ntabwo itabaza rishobora kuzima. Abantu benshi bagiye yerekwa ariko uburyo bwo kujera impano Imana yabahaye ntibabashe kubijera neza, bikazarangira neza. Nageze muri iki gihugu muri 1996 nagiye mbona amakorali yagezweho arahitinga, ariko hagashinga iminsi ukibaza niba ari bo cyangwa ari abo bavuka. Nabonye abahanzi babaye ibitangaza, ariko ejo ukabona kuko batashoboye kurinda neza iritabaza rikazima. Ubundi buryo ushobora kuzimya iritabaza bukomeye kandi nibaza ko twese dukwiye kurinda ry'umuco n'ubukene. Ubukene buragapfa, ni bubi. Ubukene ni bubi, ubukene ni bubi. Umuntu agira iyerekwa ryiza, akagira imigabo n'imigambi myiza, akagira ibintu bisobanutse neza, ariko ubukene bukaguhoza hawe. Umurimo wa Yesu warashigikiwe. Ubushize twasuye ahantu mu kibaya cyitwa bacitaho ikibaya cya Magadalena. Magadalena akoze ikintu kimwe. Yesu yamukijije abadayimoni benshi, hanyuma amugarura mu muryango. Ashaka ikintu azakora, Yesu arakibura. Ashaka amavuta akorerwa umwaka wose, arayazana ayamena kuri Yesu. Yesu biramutangaza, aravuga ngo aya mavuta neguriye gupfa no kuzuka. Bayuda bararakara, aravuga ngo aya mavuta ngo yari kuzagura amafaranga menshi agafasha abakene. Yesu aravuga ngo mwimbabarize umwana, iki akoze aho ubutumwa bwiza buzagera nacyo kizahagera. Uwo mudugudu cyangwa se iyo ville bayitiriye Magadalena ku bw'icyo yakoze. Kandi Imana n'abantu bazakwibukira kuri yengira abakristo mu rusengero. Nyanyibaza niba ikintu nzabavugaho, kuko kwirinda turabesha. Sinzi Imana n'abantu ikintu bazakwibukiraho, ariko ukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo uzagira ikintu wibukirwaho. Umurimo w'Imana urashigikirwa, n'uwa Pawulo urashigikiwe. Umurimo w'Imana uzagera ku ntego nituwushyigikira. Twunamisha amaso dusenge. Nagira ngo ndebe niba hari umuntu ushaka kumurikirwa n'uyu muntu uvuga ati nyamaze iminsi mu mwijima w'intege nke zitandukanye, yifuza kumurikirwa no kugirirwa neza n'Imana. Niba wifuza ko dusenga nawe arambura ikiganza cyawe tugasenga. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha nawe, Imana iguhe umugisha. Waguke mwanya wawe dufatanye gusenga. Data mu izina rya Yesu, ndagushimiye ijambo ryawe, ushimiye abumvise ko bakwiye kumurikirwa mu bice byose bigize ubuzima bwabo. Ijambo ryawe ribamurikire, bakure ku rwego rumwe bashire ku rundi. Ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen.